kugira ngo tugere mu rugo iwe byasabye imbaraga no guca mu cyanzu tugira ngo turebe ko twamugwa gitumo wenda ari gukora bumwe muri ubu bufindo bwe, nubwo bitaduhiriye kuko yahise atubonera kure maze ahita aza tubaza abo turi bo. urahanyona aho hari indirimbo yo muri kuko mutari do muri Muze mutubabarire rwose, mutubabarire duciye mu cyanzu ariko rwose umucyanzu n'umuntu amugabo nyamucyanzu umucyanzu hanyuma umuntu utafite uko yigira imfana buzu mukomere. yego hapana umuntu cyane imfana buzu nko utarigize arongo bamutisha gute uno tabaye imfana buzu Imfana bujunwa kuko munyuze mu cyanzu cyane cyane nk'umuservateri utararongoye bamugiraga intuza bamucishaga mu cyanzu bagiye nko kumushyingura cyangwa bagiye no kumushyingura bakamugira ishoka kugira batazabatera yampaye. Muze mutwihanganira duciye mu cyanzu wa mugari, ariko nuko twarimo dutambuka ndavuga nti reka tunyure hano wenda turebe. Hari amakuru batubwiye ko ngo hari umujura ngo wigeze aza kwiba aha ngaha ngo afatwa ku gitoki, ku buryo ntambutse nari kuvuga nti reka tubaze kureba n'icyo gitoki ahantu kiri. wakiboneze ko bagiciye ariko sinari nzi ko uri hafi aha ngaha, mutubabarire. nta cyaha rwose ubwo munyiseguyeho burya rero kuvugana ni ugusabana. Yego rata nuko ntugasaze. Noneho rero mudukundire twicare n'ubundi nubwo tunyuze kandi murakoze kutubabarira. Ni karibu. Reka twicare hariya hanyuma tujyane. Nyuma yo kwibwirana yaduhaye umwanya turaganira tubwira byinshi kuri izo mbaraga akoresha n'igihe azikoresha. Ngo wahe ikaze nanone. Muze muraho neza? Mukomere cyane. muraho n'amahoro. Ngoze ko mwadutunguye mutuzaniye iki? Ni amatsiko atumye tugera aha ngaha. Niyo mpamvu rero twifuje ko twaganira kugira ngo mutubwire. Twumvise amakuru hirya no hino ku bitangazamakuru bitandukanye ko ngo mwafashe umujura ngo yaje kwiba igitoki aragifata cyumiraho. Mu by'ukuri ibyo bintu byarabaye, ni mwe mwabikoze cyangwa ni bya bindi byo kuryoshya inkuru? Oya, hageze abantu bafite itandukanizo benshi. Ntabwo ari hageze umuntu umwe cyangwa babiri. Hari isoko n'uwo muntu ariho. Hageze n'abanyamakuru ba TV1, hagira n'abapolisi, n'abaturage bose bari bahari. Ntabwo ari inkuru mbarirano cyangwa se ngo ni ukugira ngo umuntu aryoshye umunega. Ntabwo ari umunega, ni ibintu byabayeho. Uyu musaza Kingeneye Venant avuga ko yavutse mu mwaka w'1945. Ubu izi nsina zose tureba ni mu kwanjye n'ahari hepfo n'harimo no mu kwanjye hepfo. Ariko ubutaka bwa hano bwera n'ibitoki rero byiza. Ubu nubwo urutoki rwo muri 83. Reka izi maze igihe ntaranavuka. Nubwo muri 83. Abandi gutera urutoki rwa rwato. None se muze ko tubwiye ko uri wo mu karere ka Gakenke waje kuzagera inaha ngaha. Ubu hano nageze nkora muzungu witwa Gapirari. Ndi umusuderi, ndi mekanisiye, ndi menuisier. Reka da. Ubwo hari ryari? Muri 65 nibwo watuye aha ngaha? Oya, nubwo nahageze muri Kigali. Mvuye muri artisanal 65. Ubundi wa mugani nta nubwo wambwiye wavutse ryari muri 45. ngo akaba yarakoresheje uyu muti kuko abajura bari bamurembeje ngo nta gitoki yari agisarura mu murima.
ibyo ngo nibyo byamuteye kujya gushaka uyu muti ufata abajura, awukura ahandi hantu ariko yirinze gutangaza ngo ni ibanga ry'akazi. Izo mbaraga zo kubikora muzikura hehe? tuzikura mu bushobozi Imana yaduhaye. Ubu se ko wize amashuri, uko wize amashuri ugakora kuri radiyo, undi ukora kuri radiyo ninde? Hari abenshi bicaye nawe wagize amahirwe, ni ya mahirwe nyine. Ukagira ubushobozi bwo kugira imbaraga ukazitegeka uti mugende murinde ahantu ahangaha zikakumvira, kuko bari bamaze iminsi banyiba. Navuga abashinzwe amarondo, abanyamarondo bati ntabwo ari twe tuzikwiye kumurara amarondo mukaka amafaranga y'abaturage kandi bisamba bikiba mu ukora iki, kandi amafaranga abaturage bayatanga. Ngo ntabwo ari twe twiyanza gushaka amayire no kugira ngo njye kureba umuntu wandengana bamaze kuntwara ibitoki 48 kandi byarimo amafaranga menshi. Ugomba kugenda njya ahantu barawuma ushyiramo kuko biza kuba byo. Umuti nta handi wagiye kuwuhahira, ntabwo ari wowe ubwawe oya, nta handi nagiye kuwuzana. Aho hantu niba atari ibanga ni hehe? Ibanga rwose nahakubwira wajyayo, nta kibazo hambwire. Ni mu Rwanda? Ni mu Rwanda. Mu kahe karere? Oya, ni akarere kakabaho n'u Rwanda. Usabye naguha, ariko se utansabye naguhana kandi ukaza kunyereka kuri umugabo. Uru rutoki rwose rutuzengurutse ahangaha n'urwawe ni mu isambu yawe? Nirwo bari bamaze iminsi bibamwe ibitoki? Bibamo ibitoki. Uravuga uti reka nze mbereke sha kuko nayo imaze kuruha. Tumubajije niba uwo muti udashobora gufata abana, abuzukuru cyangwa bakazana be mu gihe baba bagize icyo basarura mu mirima yatakibahaye, yadusubije ko uwo muti udatoranya, ngo uwajyamo wese atabimusabye yahita afatwa. Ntago ko byamukura bikasanga bimbara n'ibingira nawe nazeye kuyishakira. None se iyo miti ni yo kurinda ibisambo gusa cyangwa niyo kurinda utwawe ya myaka yawe? Wowe nyiri umurima se ugiyemo wabishyizemo ntibishobora kugufata? Oya, arufata shebuja. Niko ugeramo bikavuga biti databuja yaje ntabwo twara. Ntabwo bivuga, ni ibintu bitavuga bitakora. Izo mbaraga n'ubumaji mbese nuko ari umajistra. Uyu musaza Kingeneye Venant yakomeje avuga ko nubwo uyu muti we ukora utya ngo nta muntu ushobora kwica, ndetse ko ngo ntaho ahurira n'imyuka mibi, kuroga cyangwa guterekera, ngo kuko ari umukristo. Niba ari ibintu bishoboka watwereka nka kimwe mu bitangaza ushobora kuba wakora ukavuga uti dore niba mubihakana dore gihamya ngiki? Ntabwo naba ntanga umugabo, biri mu maraso yanjye, ntabwo biri kugira ngo njye gutanga ubuhamya. Ntabwo ni mu rukiko. Ndabyumva. None muze ujya unyuzamo ukajya gusenga cyangwa uri hano